umugabo wawe numubona ibimenyetso cyangwa se ino myitwarire uzamenye ko muri iyo minsi ari kuguca inyuma. Nshuti za Sonje rero mumeze muteri baragomera ubanje kugera hano kuri YouTube bantu muri subscribe ubundi nkubwira ikintu kigaragaza ko umugabo wawe cyangwa se umukunzi wawe ari kuguca inyuma ntasubirwa. Mbibutse ko gucana inyuma ni hari n'ingeso iba mu bagabo hafi ya bose, ntago ari bose please, ni hafi ya bose, ariko nubona ibimenyetso uzamenye ko ari simusiga rwose ari kubikora. Ahasigaye uzasigare ushaka icyo wakora. Icyambere ahindura imyitwarire bitunguranye, urumva, ugasanga aragenda ahora arakaye, urumva nta kitaye ku byo mwakundaga, ibyo mwakundaga gukora, ibyo mwakundaga kuvuga. Usanga uyu mugabo yarahinduye imyitwarire ye ku buryo nawe wibaza se, ugasanga niba hari ikintu wakoraga kikamushimisha ukabona nta nubwo anabyitayeho. Uyu mugabo nusanga bimeze gutya, uzagira amakenga. Icya kabiri, atangira kugira ibintu bye prive cyane. For example, telefone ye, Instagram, usanga ibintu bye byinshi bitangira kuba prive. Urumva nta kigushyira kuri stati cyangwa kukujyana mu bantu, kujyana mu nama za mu birori by'akazi. Mbese nyine atangira kujya nyine adatishimira kuba ari kumwe nawe, atakigupostinga cyane, cyangwa se yanagupostinga akahidinga abandi kugira ngo abe ari wowe aba ari wowe ubibona wenyine. Ikindi, ahora agaragaza ibimenyetso byo kukwereka ko ari kuguca inyuma, uri kumuca inyuma. Ujya kubona ukabona niba atajyaga abitekereza, ukabona aratangiye kujya gushinza sheri, urabona utuntu akadutinda, agashaka kukwereka ko ari wowe uri kumuca inyuma. Uti kuki abikora? Aba arimo kugushinja ibyo we arimo gukora kugira ngo utazanamukeka, kugira ngo ajye ahora kuraka ku buryo utanakeka ati so umugabo nitaba telefone akarakara, ubwo araza akakumvisha ukuntu ari wowe uri kubikora, akajya kwereka ukuntu uyu mugabo nubona bimeze gutya. Be careful. Ikindi, akunda guhisha telefone cyane. Ni ukuvuga ngo ahindura password ku buryo niyo umuntu amuhamagaye ubona ubwoba bumwishe, ku buryo niyo umuntu amuhamagaye ukayifata ugiye kuyimushyira mwana yirwanira akaba yanagukubita. Nubona umugabo yarahinduye ama password, ukabona musigaye mu Rwanda telefone ye yikozeho, ukabona na kwa kundi umuntu ashobora kugira ngo yiwe kano kantu, ukabona ariho kureba ikintu wafata kuri telefone, ukabona ubwoba bumwishe, ukabona ntashaka kuyikoraho. Be careful. Umugabo arya bari kuguca inyuma ugati se nayifata wa muntu akamamagara, cyangwa se nayifatamo agasanga ibyo nandikiranye n'umuntu, wibaza nawe niba waruzi password y'umugabo wawe ugasanga yayihinduye, none yayihinduye ntashaka kuyikubwira. Ikindi cya gatanu, ahora ari busy, afite izindi gahunda, afite izindi mpamvu, afite impamvu zituma atabwije, afite impamvu ngo ku kazi ngaho nasuye inshuti yanjye. Ahora afite impamvu zituma ari busy, afite impamvu zituma atabwije. Uyu muntu numubona. Ikindi kandi aba ari busy, ntupfa kumuhamagara ngo yitabe, hari amasaha agera ukaba ushaka kumubona. Bivuze ngo aba yagiye kuguca inyuma sometime. Bibutse ko atari bose, ya masaha yageze aragenda ugahamagara, ntapfa kwitaba, ntapfa gusubiza. Mbese ayo masaha aragera runaka ukamubura. Nubona umugabo bimeze gutya, uzashyiraho attention. Icya gatandatu, igihe cyanyu mwishimana gakimubonano mpuzabitsina kiragabanuka, sometime bigahinduka burundu, ukajya nta n'ibyo akeneye, ngo nta kikwifuza. Murabizi abagabo barembye mu irari, ku buryo nubwo mwamuranye imyaka 10 ahora kwifuza, ahora ashaka ko mubikora. Rero iyo ari kuguca inyuma ntaba kikwifuza, cyangwa se ngo abikore. N'igihe abikoze abikora nyine ari ukugira ngo utazamukeka cyangwa utabyibazaho, ariko ntaba ari ready. Ndetse sometime mujya no kubikora ukabona we ntari muri mutu, nyine nta gahunda afite. Ibyo bikorwa byanyu biragabanuka, ukabona ntabwo akiri interested cyane. Icya karindwi, akunda kwibasira amakosa yawe. Ibintu byoroshye arabihatiriza kandi bidakwiye, ugasanga ibintu kakantu ugasanga yakagize intambara. Nyine bari kugushaka impamvu. Sometime hari igihe bari gutereta umukobwa ari kumubeshya ngo azamugira umugore kandi yubatse. Rero iyo umugabo ari gukora ibi ngibi ugira ute, ujye ubigenda mu gake. Ikindi, ahora afite attention igihe ari kuva mu kazi cyangwa se avuye guhura n'uwo muntu, yagera iwawe igahinduka. Urumva
atanga affection ahandi ariko iwawe ntagire iyo atanga. Mu by'ukuri rero nubona umugabo wawe ari gukora ibi bintu, irinde. Urumva, ikindi kandi hari igihe ujya kumva ukumva ari guhumura parufe utazi, bivuze ngo yanka atavuye nka abe nko kureba umukobwa ukumva afite impumuro ya parufe utazi. Rero nubibona kuri uyu mugabo wawe uzamenye ko ari kuguca inyuma. Rero ubu noneho ngiye kukubwira ngo se wakora iki nyuma yo kumenya ko aguca inyuma. Banza utuze, numva ibi bimenyetso byose numubibona ngo uhite usarangwe oya, banza utuze ukore ubushakashatsi ukavuga ese koko uyu muntu ari kunca inyuma, ese koko ibi n'ibi bimenyetso ko mbibonye koko nibyo. Humura ubanza utuze utekereze neza, irinde gufata imyanzuro ukibabaye kuko ushobora kuzayicuza ubuzima bwose. Ikindi, ganira nawe mu bwitonzi, sheri wanjye ko twashakanye gutya na gutya, ko byagenze gutya na gutya, what's going on my baby my sweet. Ugenda uhahe uteke neza, abantu bakarabye atasanga ibintu byahindutse. Ibona murye mara kujya mujye mu manga y'abashakanye, nimurangiza wicara muganize ati sheri nakoze rero kosa koko byatuma unca inyuma. Nyine umuganirize, urumva, muganirize mu bwitonzi ariko utamushinze. Ikindi, reba niba nta kosa wakoze byatumye umugabo wawe aguca inyuma. Abagore na bamwe barabarira mugabo ariko nyamara ari we wabiteye. Reba neza niba nta kosa wakoze, niba ari ukumwima ibyiwe agenewe, niba ari ukutamuha umwanya, niba ari ukujya gusaba ibintu runaka mwakora muri gahunda ukabyanga. Reba niba bitaraturutse kuri we, niba ari wowe isubireho. Ikindi, irinde kwiyimura nawe ngo ujye kumuca inyuma kuko urwo rugo uraba rurangije. Buriya umugabo yaguca inyuma inshuro 1000 ariko uyu umuciye inyuma arababara ku buryo yanakwiyahura. Ikindi, fata icyemezo gishingiye ku kuri. Nimba ubona kuko uyu mugabo yaraguciye inyuma, musabe kubireka. Nagusaba imbabazi ukabona kuko yarahindutse akabireka, ukabona kuko yarabiretse, umubabarire. Nabikora rimwe kabiri gatatu nyuma yo kumuzaga warabikora, ubwo niba wumva ushaka kuzabana nako gahinda forever, byakire. None niba wumva utabishoboye, fata umwanzuro uvuga utireka ngo space, ugende umare nk'ibyumweru 2 umureke. Buriya hari igihe ureka umuntu akitekereza n'akavuga ati nyama, akabona agaciro kawe wari ufite. Buriya akenshi murabizi tujye tuvuga ngo agaciro k'umuntu ukamenya uko atagihari. Nawe ushobora kumara nk'ibyumweru 2 wamuhaye space yiwe agatekereza kuko aba yaragurambiwe, harya kurambe cyangwa akaguhaga mu rugo. Nyamara uwo mukobwa yarukanyira abo nari urenze nawe babanye icyumweru 1-2, nawe n'undi yamureka akajya muca inyuma. Nibyo rero nababwiraga inshuti za Sonjera, niba ushaka ko yitekerezaho ushobora kuba space, ariko nigihe byagiye bimaze nk'umwaka byaranze, wamufashe 1 2 3 4 5 aguma abikora. Rero inshuti za Sonjera, niba ari ubwa mbere ugize kuri YouTube, subscribe kugira ngo ujye ubona utuntu nk'utwo tw'ubwenge, kandi ndabifuza kubaka ingo zigakomera. Niba ari n'umusheri nawe, ibimenyetso ni bimwe kuko mu mwanya kutagwakeya, guhora ari busy, umuhamagara ariko wait. Rero subscribe urabugize neza. Thank you.